Leo na Remi, abahungu babiri b'imyaka 30 baturutse mu gace ka kure mu Bubiligi, bari inshuti magara kandi bagaragazaga urukundo rwihariye rudasanzwe hagati yabo. Bakundaga gusangira uburiri mu cyumba cya Remi bagasinzira bari kumwe. Sophie na Peter, ababyeyi ba Remi, babonaga Leo nk'umwana wabo wa kabiri. Leo na Remi bakundaga gukinira hamwe ku murima w'indabo aho umuryango wa Leo nawo wakoraga imirimo y'ubuhinzi. Nyuma y'impeshi nziza bamaze hamwe, abo bahungu babiri batangiye ishuri risumbuye kandi bashirwa mu ishuri rimwe. Abakobwa batatu bagenzi babo babajije mu buryo butaziguye niba baba bakundana. Nubwo Remi yagumye asetsetse, Leo yahakanye ico gitekerezo ashikamye. Ubwo bagenzi babo b'abahungu babonaga umubano wabo wa hafi batangiye kuvuga amagambo y'ubutandukane bw'imibonano ku bijyanye na Leo, bituma Leo atangira kwiyumva nabi kubera uko abandi bababona. Yahise akora inshuti nshya ndetse yinjira mu ikipe y'umukino wa hockey ku Barabura, kandi abigira nkana ngo Remi atinjiramo mu buryo bwo kwirinda guhabwa akato. Ijoro rimwe ubwo yari amanaga kwa Remi, Leo yahisemo gusinzira ku gitanda cyihariye. Ariko igihe akangutse yasanze Remi yamusanzeyo mu buriri bwe. Uko gukinana ku munsi kwaje kuba urugomo rwabaviriyemo gukomerekana no kubura ubumvikane. Nubwo Remi yakomeje gushaka gusabana na Leo, uyu nawe yakomeje kumwirinda uko umwaka wa mashuri wakomezaga. Leo aretse kuja kurara kwa Remi, atangira kuja agendana ku igare na bandi banyeshuri batari Remi, akomeze gukina hockey no gufasha umuryango we ku murima. Ubwo Remi yamubazaga impamvu batagisohokana kuko byahoze, Leo yagerageje kwisobanura ariko Remi yararakaye cyane amukubita imbere y'abandi banyeshuri ku kibuga. Igihe kimwe, bagenzi ba Remi baje kumenya ko yahuye nyuma y'urugendo rw'ishuri atagaragayemo. Leo yahise yumva ko ari we ikibazo kuko yari yarigometse ku muryango w'inkuti ye. Nubwo ishuri ryashizeho ibiganiro by'ubujyanama, Leo yanze kuvuga ibyumviro bye cyangwa gusangiza abandi byamubayeho. Nyuma y'igihe Sophie nyina wa Remi niwe waje gusanga umurambo w'umuhungu we, ndetse na Leo akaza kuwubona. Yagerageje kwigira nkaho ntacyo byamubuye, akomeza gukina hockey no gukora imirimo ku murima, ariko byose byari uburyo bwo guhunga agahinda ke k'imbere. Leo yabashije kuganira na mukuru we, Charlie, amusangiza agahinda ke nubwo nta wundi inshuti yigeze agira imeze nk'uburyo yahoze afitanye na Remi. Yaje gusanga agomba kuvugisha Sophie kugira ngo ubucuti bwabo burusheho gukomera nyuma yo gushingura Remi. Nyuma y'impeshi, Leo yasubiye kureba Sophie ku kazi ke maze amubwira ko yiyumva nkuwateye Remi kuheba kubera uko yamwitwayemo. Sophie yahise amuhobera mu buryo buje urukundo, bombi bararira, bakisanga mu gahinda kabo kaboheranije. Hashize igihe, Leo yasubiye kureba Sophie ariko asanga we na Peter bamaze kuva mu rugo rwabo. Yanyuze mu murima we na Remi bakundaga gukiniramo, yibuka ibyabaye byose maze yemerera amarira kumuzenga agashingura agahinda ke kuri Remi.